Yes, nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Ni Kigali News 250. Nizere ko wamaze gukora subscribe, like, share ndetse na komanteri mu biganiro byacu uzikora buri gihe. Twizere ko kandi aho muri hose mu nce zigiye zitandukanye mumeze neza. Abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabashimira cyane. Mwese murenga 96,653 mwakoze subscribe, muri ab'agaciro cyane. Tubara abantu bake cyane kugira ngo twuzuze 100,000 tuhabwe umudari w'ishimwe w'ibyo twakoze. Nizere ko kandi aho muri hose mumeze neza. Batameze neza namwe Imana iri kumwe namwe, cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala abarinze buri munsi, abarinze buri saha. Bafite imitima ibabaye cyangwa ihangayitse, nizere ko mbagezaho nkavuga ati mbafitiye inkuru nziza yo kubaha isanamitima yo kumva ko mu mutima wawe utuje cyane. Senga Imana cyangwa uvuge ko uvuga ndi kubera Imana byose birashoboka. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry nyuma ya saga yabaye mu biganiro bigiye bitandukanye byanditse kuri YouTube zigiye zitandukanye, yaba kuri Yago Pondat cyangwa Nyarwaya Innocent cyangwa umukuru wa Big Energy ndetse na ba Brian ndetse na ba Jihad, byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo mwari muzi ko RIB yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ntabwo mwari muzi ko Yago yahamagajwe n'umugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho cyangwa abazwe byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yamajije gutangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye yuko Nyarwaya Innocent cyangwa bita Yago Pondat ubu ngubu amaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubugande, watangaje ko yatatse ntiyumve. Mu myaka 4 yaratotejwe akorerwa ngo icyo bita igicorobozo byinshi byo bitandukanye. Uyu nguyu RIB ikaba yamuvuzeho. Tujye kumva icyo Murangira Thierry yatangaje, ariko breaking news nikiriho nuko abanyamakuru bavuze kuri Yago Pondat ndetse n'ibinyamakuru byose byagiye bitambutse inkuru ze. Nuko mwese mugomba gukora inkuru ze kugira ngo RIB cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha mudahamagazwe, ko Murangira Thierry yavuze ko abamukoresheje ibiganiro bigiye bitandukanye mushobora kwishiduka mwisanze Kacyiru cyangwa mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nyimara kumbi nkoronaze nta kiganiro nakoze rokete namanuye, ndavuga ati iki kiganiro ngiye kugikuraho. Hiyo koko imihanda itangazamakuru cyangwa izi showbiz imyidagaduro twirirwamo tuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Ama Big Energy aricyo mugiye kumva muri ino video igiye gukurikira ino audio. Gusa gahunda ni gahunda, kumva no kumvira ndetse no kubaha ni byiza, ariko aba Big Energy man atari aricyo twita ngo tugiye gufana Mukura, tugiye gufana Kiyovu, tugiye gufana Rayon Sport, tugiye gufana amakipe agiye atandukanye, ariko wasanga urafannye bikaza kurangira ufannye cyane ukaza guhura n'ikibazo. Uraza kubyumva muri iyi video y'iminota 3 ngiye gukurikiza iyi ngiyi. Mujye muri komanteri cyangwa ukora like, share ndetse na komanteri mwandikemo. Nizere ko mumeze neza cyane. Ibya Yago na Brian ndetse na Jihad n'abandi bagiye batandukanye bari muri iyi nkuru, dore ko Yago yatangaje byinshi bigiye bitandukanye, agahita cyane mu gihugu cy'Ubugande. Ejo bundi akaba yari ku yindi rokete. Yakuye indi rokete, abantu baravuga ati amafirimbi baravuga. Ababyeyi bafite abana b'abahungu badasiramu bagiye kubasiramuza ku bwinshi. Abandi bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Ahita kubita indi rokete ari mu gihugu cya Uganda, yerekana uburyo arimo aramamaza ibikorwa bigiye bitandukanye by'abashoramari n'ibindi. Na nyuma y'ivideo arongera kuri rokete yongera kubita indi yerekana uko gahunda zimeze. Ese nk'uko benshi bavuga ngo Yago yaba afite ikibazo cy'ihungabana, koko Yago afite ikibazo cy'ihungabana, ariko nanone Yago Pondat cyangwa Nyarwaya Innocent cyangwa na uzaba akiriho, wowe uzaba akiriho, so nta kwanga kwitana uzaba akiriho, naba atakiriho zitwa nde? Bo niyo Jihad. Rero gahunda ni izo ngizo cyane.
biracyari ku mihanda igiye itandukanye, ariko nanone Yago yitwaye nabi, nuko tuvuye gutyo, kuko Yago nanone ntago umwana azazira ibibazo bya se na nyina, cyangwa ntago azazira umuryango yavutsemo. Yago hari amagambo atari meza, Yago hari amagambo agiye atandukanye yagiye atangaza kuba bagiranye beef, bamwe n'ubushe Mutesi Scovia yaragize ati burya Yago gutya na gutya abana munkoko. Reka twumve video ikurikira ingiyi zo kujya muri komateri ibinyamakuru byanditse, ndetse n'ama YouTube channel amwe na bamwe yaprodinze bavuga kuri iyi nkuru, bati ngiyo inkuru ibabaje kuri iki kandi kuri Murungi Sabe Bisimbi TV n'ibyinshi bigiye bitandukanye. Reka tugaruke, ese koko numbwiye ikiganiro nakoze kuri Yago nyisibe nari kumwe n'umuvandimwe bamwita Muhire Johnson ya promoter, tugisibe kuko twavuye kuri Yago. Meze bite? Yago nize ko ngiye ibyo nakoze cyangwa ibyo navuze nta cyaha kirimo, byari muri mihanda showbiz myidagaduro, ariko gusa niba ngombwa ikiganiro ntabwo muza kongera kucyumva cyane kugikurikirana kuri Kigali News 250. Reka mbabwire ngo salam shalom hasta la vista, Uwiteka abahe umugisha, Yesu Kristo abane namwe, Allah subhanahu wa ta'ala ushobora byose agire gute abane namwe. Mbifurije ubuzima buzira umuze, mbifurije amahoro n'amahirwe, mbifurije amafaranga y'abanyarwanda, abanyamerika n'ubundi bwoko bwayo, mbifurije iterambere, kandi urubyiruko rw'u Rwanda mbifurije kuvana amaboko mu mufuka. cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe b'udutsiko, hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi. Byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha ku amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa, Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri, aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze, yahise agenda. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunza agatsiko k'abantu bankoreye yicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite akandi gatsiko, nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago, arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka, ariko ngo yagiye ataka nimwamwumva. Gutaka ni kumwe bajya kuri social media, urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago, ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko uretse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha? Yego, hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose, ariko numva yavuzemo amazina menshi, harimo Sabe, harimo Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko araharira abagarura. Yego, harabo muragarura. Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byabo Yago. Yego, nta nubwo iperereza ryahagaze, birakomeza. Hanyuma Yago ati narahunze, muramugarura cyangwa ikirego murakeka? Umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi ni wakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho, uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana, utayakuraho araza